kubera inshuti mu buzima mukabana mu bushuti budasanzwe. Yewe nanjye nagerageje mbona inshuti nyanshuti, inshuti nyanshuti, ko mbona ntabirenze inshuti nyanshuti, mubana mu bibi ni byiza, ngo inshuti nyanshuti musangira akabisi n'agahiye, ngo ariko muri iyi si na nshuti nabonye nka Yesu, inshuti yanjye nizera. Ngo hari igihe nibaza inshuti yanjye akavuga ati si inshuti yanjye ko numva abandi bavuga ngo bafite inshuti, ariko ubuzima bukageraho bukanga, nkavuga ntibyanze bikunze nzatigita ndebe ko nabona utunoti, nkabona agafungo nkazamukana n'inshuti yanjye. Fayi zo kuba nkurikiye bose mukore subscribe. Nabonye inshuti iruta izindi zose, ariko Yesu niwe nshuti yanjye gusa, nzahora niringira Yesu. Yesu niwe nshuti yanjye, ampora hafi, ampora ku mutima, ntabwo anyirengagiza kandi ntabwo azantererana. Yambwiye ko igihe cyose azaba ari kumwe nanjye, tuzagumana mu byiza ndetse no mu bibi.